Reka nkubwire ikintu kimwe, mu gihe turimo turarangiza umwaka hari ikintu kimwe, hari uburozi bumwe wariye nshaka kugira ngo bukuvemo. Intego yacu, intego yo kurikira ni ukugira ngo mu by'ukuri dufashe buri muntu ari we wese kugira ngo abe yavamo mu kintu cyamubabaje, cyamuteye agahinda gakomeye. Rero muri uyu mwaka tumazemo amezi 12, hari umuntu yakubwiye ijambo ryakubabaje mu mutima wawe, akakubwira ngo ntacyo uzimarira, akakubwira ngo urimbwa, akakubwira ngo uri umukene, akakubwira ngo nta kintu kimwe uzageraho. Ndagira ngo nkubwire ngo uwo muntu yakubwiye amagambo y'uburozi ku buzima bwawe, ku buryo n'uyu munsi mu gihe turimo turashaka kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2026, buri gihe iryo jambo rihora rikuzamo. Uwo muntu ashobora kuba ari umugabo wawe. Hari abagabo mu by'ukuri b'abana babi cyangwa b'abagome, ahura buri gihe akubwira ngo uri umugore mubi, uri umugore ntacyo uzigezaho, ndakwanga, nzaguta. Ayo magambo yashenguye umutima wawe. Ariko reka nkubwire ngo ayo magambo uyu munsi ndagira ngo nguhe strategy cyangwa se ingamba 3 yo kugira ngo ayo magambo uyahagarike ku buzima bwawe. Icyambere, nubwo yirwa kubwira uwo mugabo wawe akubwira kuri mubi yuko ntacyo uzigezaho, ndagira ngo nkubwire ngo uri mwiza kuko ari mwe mu ishusho y'Imana. Ikindi cya kabiri, nta kintu na kimwe agufiteho uburenganzira uretse Imana yonyine ubwayo yakuremye. Niyo mpamvu amagambo yakuvuzeho uyu munsi uze kuvuga ngo ayo magambo ndayahagaritse, ndayanze ku buzima bwanjye. Yambwiye ko ntacyo nzigezaho, yuko aramutsa ntaye nta kindi kintu nakora. Uvuga uti aya magambo ndayahagaritse kandi nta kintu azangiraho ingaruka. Ubundi muntu wa kabiri, hari umuntu, umubyeyi wawe yakubwiye yuko wowe uri umwana ntacyo umaze mu buzima bwawe, yuko nta kintu uzigezaho. Ndagira ngo ngira ngo mu gihe turimo turarangiza uyu mwaka umenye yuko hari ikintu uzigezaho, uzatera imbere ndetse uzahinduka umuntu ukomeye. Nubwo waba waratakikirije amashuri yawe, nubwo waba waratakaje amashuri yawe, nubwo waba warahagaritse kwiga, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima bwawe ntabwo bushingiye ku kwiga gusa, ubuzima bwawe ntabwo bushingiye kuri abo babyeyi bawe gusa, ubuzima bwawe bushingiye ku Mana yawe yakuremye. Rero umuntu wese wakuvuzeho ijambo ribi uyu munsi, nuza kujya kuryama uze kuvuga ngo aya majambo yose bamvuzeho, aya magambo mabi ndayanze mu izina rya Yesu. Numara kubivuga gutyo, aya magambo utangire uyikuremo, uvuga atari amagambo nta kamara afite, nta nicyo ambwiye, nta nicyo azangezaho. Ni wumva bitakuvuyemo, uze gushaka umuntu w'inshuti yawe, umubwire amagambo mabi buri muntu wese yakubwiye. Nurangiza uwo muntu umubwire ngo ariko kuva uyu munsi ntabwo nzongera kwibuka aya magambo kundi, kandi muri 2026 ubuzima bwanjye buzaba bumeze neza. Imana wahumugisha umuntu wese ushaka kukubwira ijambo ribi, uze kumubwira ngo oya, aya magambo sa yanjye uyahagarike, kandi imbere yawe ni heza. Urakoze cyane.